gukomereza aho twari tugeze tureba ko mu by'ukuri icyumba nyine cyari cyarashinzwe na Murenzi aricyo watangiriyemo kwakira iyo myuka cyane wavuga ku buryo wa mubyeyi yakwakiriye ariko yakubona akakubwira ibintu navuga ngo byakozwe udahari plutôt adahari ariko akabasha kubimenya ngira ngo nabo twari tugeze twakomeza rero nibyo ni naho n'abatwumva bamenyera imbaraga zo mu bo bita abakozi b'Imana kuko nge narindi we ngora n'ibirenze ibyabo babona cyangwa nganya n'ubushobozi kubo bazi muri icyo gihe nanjye nakomerejeho gusenga akimara kundondora gutyo ubwo hamaze ibyumweru 2 nanjye ndangira gufata kuri izo mbano ntabwo nazifashe ngo nuko arundi wundi uzinzizemo twafashe ibihe byo kwiyiriza ubusa no gusenga mbona ndangiye kuvuga izindi ndimi noneho maze kuvuga izindi ndimi nyuma haza ibyo kuvuga ubutumwa bw'icyo gihe bw'icyo gihe butandukanye n'ubw'iki gihe niho ariko uvuze kuri wowe kuri nge kuri ubutumwa bw'icyo gihe kuko none twumuvuga butumwa ariko nongeraho bwiza ndumuvuga butumwa bwiza naho icyo gihe nabaye umuvuga butumwa n'uw'icyo gihe ku mpamvu ndi buze gusobanura zihwanye n'abo ab'iki gihe babona ubu ngubu nyuma niho nagize n'ibyo bita uburondozi aribyo bijyanye no kwerekwa gutya umenya ibizaba ku muntu cyangwa ukamenya ibyamubayeho udahari bityo uretse ko ibyo nabyo bijyana n'ubuyobe ariko biba bihishwe amaso y'abantu muri icyo gihe rero nahagiriye imbaraga ikomeye yo kujya nsengera abantu ngahishurirwa ibintu iwacu habaga ibintu by'amarozi noneho bakaroga abantu bamara kubaroga bagataba ibintu wa muntu yabitambuka aho babitabye bakundaga kwitaba mu muryango ikamufata akabaparariza ndashobore kugenda ubwo reka mvuge ko ahantu habiri iwacu ibyo byambayeho uwo mwuka ukimara kunzaho ubwo nari mfite imbano zigaragara nyinshi iwacu kuko nari ndi igitangaza ariko imbano zakoraga zikomeye zari 3 yo kuvuga ubutumwa kuvuga indimi no kuzisobanura noneho no guhishurirwa ariko kwerekwa bijyanye no gukiza indwara mu bundi buryo uvuze kuvuga ubutumwa no kuvuga izindi ndimi no kuzisobanura no kwerekwa no gukiza indwara ibyo byatangira icyo gihe muri ayo masengesho kuko twafataga amasengesho y'iminsi tukiyiriza ugafata nk'iminsi 4 ukayirangiza utari utanywa burya nazo izo ni izindi mbaraga kandi ibyo byose nabikoraga abatwumva babisobanukirwe neza ntabwo ibyo narinzi ko ari ukwishushanya ahubwo narinzi ko ari Kristo uri muri wowe uri muri njyewe kari we nashyikiye ubwo nzi ko ari we ngorera kandi n'ababikora ubu ngubu ntabwo njya mbaseka ahubwo njya mbasabira ku Mana kuko icyo kintu Isirayeli icyo kintu numvaga nanjye ndi bukivugeho gatoya urahita ukomeza mbega abantu bakurikira ubuhamya bwawe iki kiganiro dutanga cyangwa se n'ibiganiro byacu muri rusange
niba wumva tugaragaza ko hariyo ikinyoma gihari mu bantu benshi kandi abantu bahinduye ukuri icyo kinyoma, mu by'ukuri waruvuze uti ntabwo tuba duseka abantu, ntabwo duseka abantu ahubwo ikigamijwe no kugira ngo ahari hagire umuntu urokoka, sibyo? Si ukwandagaza abantu, si ugusebanya, ahubwo bajya bavuga ngo ukiza inkuba arayiganira. Sinzi niba warukoresheje ikindi kinyarwanda cya kindi batubwiraga cyo cy'ikigoyi, ukiza inkuba arayiganira. navuga ntabwo kugira ngo ahari n'undi wahura n'ibyo ngibyo azamenye ibyo ari byo, kuko hari igihe umuntu ashobora kubiyoberamo, kuko ari benshi babiyobeyemo, yaba ari ubirimo yaba atarabijyamo twamukumira hakiri kare, nimba atarabijyamo yaba ari niwe wabigezemo twamubwira ko ahari mu by'ukuri yagenza gakeya, hariho inzira ijyana abantu mu ijuru itandukanye n'ibyo ngibyo, hariho uburyo umuntu w'Imana navuga bitandukanye n'ibyo. Ibyo ntabwo biva ku Mana, niyo ntego ubundi y'ibiganiro turi gutanga, no kugira ngo abantu basobanukirwe ko ari ubuyobe buva kuri Satani, ariko kandi n'ukuri turaza gusoza tugaragaza ukuri uko ariko. Ese umuntu yasabwa iki? Umuntu noneho kugira ngo mu ijuru bisaba iki? Kugira ngo abe Imana bisaba iki? Bitandukanye n'ibyo Satani yinjije mu bantu hirya no hino. Yesu yavuze ko inzira ijyana abantu kurimbuka ari ngari, ndetse n'abayinyuramo bakaba benshi. Inzira ijyana abantu mu bugingo irafunganye, n'abayinyuramo ari bakeya. Ubwo rero abantu ntibashishikazwe no kuba ari mu kigali cy'abantu benshi, ntibashishikazwe n'umuvuduko ibyo bintu byitwa iby'Imana bifite, ariko ntabwo ari iby'Imana. Turaza kureba mu by'ukuri icy'Imana isaba abantu n'igiki, kandi baraza gusanga mu by'ukuri bitandukanye n'ibyo benshi batekerezaga cyangwa se bishiraga. Wakomeza rero uvugiye icyo ngicyo, wavuze ati n'ababirimo ntabwo mbaseka. Ntabwo tubaseka, nibyo kuko bivuze, ntabwo tubaseka kuko natwe niho twari turi, kandi duharanira ko ari ukuri. Impamvu twaharaniraga ko ari uko kuri, ntabwo wabaga wafata ayo masengesho cyangwa ngo ufate amafaranga ngo ugiye kuyatura, cyangwa ngo uzamuke imisozi ujye mu butayu utazi ko ari ukuri, utazi ko ari Imana yurimo gusenga. Ni nayo mpamvu nta zindi nyungu zindi duharaniye, ahubwo duharaniye umurimo Kristo yavuze ngo numara kwizera ngo mugende mubwiriza abantu ubutumwa bwiza. Yongeye ngo ni ubutumwa bwiza, ngo abazizera muzababatize. Niyo gahunda turimo, nta kindi. Kandi abumva iki kiganiro bazirikane iri jambo rikunze kuba nanjye nararigiraga. Iyo ari umuntu uzanye amahame, nubwo yaba y'ikinyoma, natwe twabaga mu y'ikinyoma, cyangwa anari ukuri gushobora no kuba ukuri, hari ijambo riba mu bantu ngo icyo nakiriye ngo nzagumana icyo ngicyo. Iryo jambo abaduteze amatwi ryo kuvuga ngo icyo nakiriye ni icyo ngicyo, urigenzure kugira ngo niba rikubamo, kugira ngo ritazabasha gutuma urimbuka. Ahubwo impamvu Bibiliya yaziye kugira ngo dusobanukirwe ibyanditse, nitumara kubisobanukirwa aba ari byo bituyobora tubigenderemo. Niko Timoteyo yavuze ngo ibyanditswe bigira umumaro wo kutwigisha. Nicyo ibyanditswe bibereyeho. Ibyo bidashingiye ku byanditswe rero nta n'icyo biba bimaze. Navugaga iby'impano zikomeye zari zindiho, ni nabyo nabwiraga abateze iki kiganiro, bumve ko nari umuntu ukomeye. Ndatanga ingero zifatika uburyo ki twataburaga. Na kenshi ni njye wari uyoboye ibyo byo gutabura, ni njye wanabihishurirwaga byo abantu baruga bakataba, noneho bamara kubitaba wabisimbuka
ukaba pararize. Okay. Ndavuga abantu batatu cyangwa se na babiri mu biwacu ariko ni benshi cyane. Ibi bivuga mu gihugu ni benshi. Dufate abo umuntu yanamenya biwanye n'ukumva ari urubavu. Yes. Abe yamenya ngo byabereye aha n'aha yagenda bakanamwereka aho hantu n'izo ngo yazigeramo. Ndabivuga ubwo ndavuga na kure y'iwacu niwe ndavugeho ngahabiri. Nabyo bize kumvikana n'ubundi kugira ngo mumenye ko izo mbaraga ziri muri zari zindi muzimeze ngiza mubo mubona ubu ngubu. Noneho nyuma mumenye itandukanyirizo y'icyo mukwiriye gukora. Iwacu hari umudamu witwaga Nyirabagoye, nawe atuye mu kagari k'iwacu ariko imidugudu iyo dutuyemo ihwanyije imbibi. Atuye mu mudugudu witwa Kazika. Iwe bagiraga imyuka mibi. Nawe ari mu murenge wa Rugerero. Nawe atuye muri uwo murenge wa Rugerero. Nyuma imbere ya Rumwagirikani ariko ubu ngubu yabaye mu ADPR, yabaye mu Pandekoti. Yari afite umwana warwaraga aho twakundaga gusengera. Nyuma turi mu rusengero tuza guhishurirwa ko afite abazimu, ko hari ibintu bitabye iwe mu rugo. Twagiyeyo, ntabwo twajyanyeyo na bose kuko hari ibyo bimeze nk'amaraka mu bijyanye n'imbano. Hari ibyo tujya tuvuga ngo niba udafite kwizera kuzuye turaba birukanamo bakujyemo, bigatuma abadashoboye dufite uburyo ki twabarondoraga tujyane bagasigara. Twagiye turi batandatu k'uwo mudamu. Ibutsa abantu neza atuye n'ubu baracyariho. Umurenge wa Rugerero, akarere ni Rubavu. Akarere ka Rubavu, umurenge wa Rugerero, akagari ka Rushubi, umudugudu wa Muhingo. Umudugudu wa Kazika. Izina yitwa Nyirabagoye. Arazwi. Yagiye mu mudugudu yamusangamo akanamubona akamubaza ati ayo mateka, akayamubwira kandi bitanyuranyije n'ibyo turi kumubwira n'ibyo tuvuga. Uko ni nako kuri, kuko muri iyi minsi njye nubwo nagiraga ihishurirwa yo kumenya ibyo ngibyo anariko biri anariko byanjemo, ubu hari n'ubundi buteka mutwe burenze bw'abantu bajya bakora. Bigatuka ku buteka mutwe babinyujije mu gusenga. Ariko ni gutyo ngende kuvuga ibifatika ku buryo wazabaza ukabisanga ukabyumva. Nuko yagiraga umwana ukunda kurwara. Yagiraga umwana ukunze kurwara. Turi mu rusengero yakundaga gufatwa n'abazi mukabona yikubise hasi. Ubwo tubwirwa ko hari ibintu bitabyiwe mu nzu muri salo. Hari sima, habagamo sima y'umutuku. Ko tugomba kugenda tukabitabura ko uwo mwana ariho ashobora kugira amahoro. Ubwo twaragiye. Ibyo mubibwirwa mubibwiwe na ya myuka. Twumva ko ari Imana itubwiye n'ubundi. Icyo gihe n'ibyo twita Imana yaratubwiye ngo tugende mu nzira ntihagire umuntu uwo tuvugisha. Tugereye tutavuze, nyuma nitugere tubone turirimbe, tubone dusenye ibyo bintu. Ubwo twarahageze, tugeze turaririmba. Tumaze kuririmba turatabura hahandi dushushanya uko hameze. Abantu baratabura, dukuramo ibintu birimo n'utugufwa. Ubwo nyuma yaho wajya kubona ukabona ibintu byabo bibaye imbinduka, ukabona ingoka igenga hariya yikubisasa, ukabona irapfuye. Noneho abantu babi basubiranyemo bo muri uwo muryango ngo ibi byaturutseho umuhungu azarwana wakubise ibuye, yari kubise mushiki wari kuvuga ngo
ngo bareke bano nabaye amasengesho n'ibiki twebwe nda n'umwe yigeze akoraho ariko ndibuka ko tumaze kubitwika twavuye aho ngaho twiruka ariko tuvuga ko umurimo w'Imana wakozwe ko tuwurangije we yarwanaga ashaka bya bintu bitava ubwo bigeze nyuma ikindi gifatika ni umudamu twaririmbanaga muri korali abadaheza aho ngaho icyo numvishemo urumva ko ni ubuhenzi bwa Satani urumva Satani niba nabyumvishe neza hari abo yakoresheje babishyiramo kuko uwo musore yarazi ko birimo niyo mpamvu barwanyije yewe ni abavuzi buriya babishyiramo cyangwa imihango y'ibyo bakoreraga y'imiryango namwe Satani n'ubundi arongera arababwira hariya hari ibintu birimo mugende mugire gute mubivugiye niyo kubera ko nzokomeza imbere abantu baza kumva ko mu by'ukuri icyo gihe nta mana wagiraga wari umupagani nk'abandi bose utagira imana turaza kureba n'uburyo wakiriye Nyagasani uburyo wabaye w'Imana uburyo wakijijwe kuri ubu uburyo noneho Imana ikwemera ariko noneho ibihita bivuguruza ko ibyo wabagamo mu by'ukuri ntabwo byari iby'Imana biro niyo mpamvu mbere yo mvuga ni Satani yakoresheje bamwe kubishyiramo ariko ararangira twebwe kugira ngo tubyiterera noneho amayoberane y'umwanzi agenda yumvikana niko amayoberane y'umwanzi akora nyuma noneho uwo n'umwe uwa kabiri twararirimbanaga yitwa bakunze kumwita Mama Dawidi irindi yitwa Bangundi Libertina bagakunda kongera kumuhamagara ngo Janvier noneho afite umugabo we ni umukuru w'abagenama mu bubwiriza bwa Ngama nawe baje kumuruga ibintu ndajya akunda kuza kuririmba no gusenga ubu ari abarizwa muri Anglikani n'ubundi ku Nkama naho akiri ubu noneho nza kwerekwa nawe ko guhishurirwa ko nawe hari ibintu bitabyiwe mbibwira abantu bakeya nawe ndabimubwira ati mbabare ati ibyo uvuga byose biba biri ukuri ariko akubwira ashingiye ku buryo yarakuze yashingiye ku buryo yaranze timbabare tujye kubikuramo ubwo twagiyeyo naho turi abantu batatu ariko twagezeyo abantu baba benshi turagenda naho nshushanya aho biri babikuramo bamaze kubikuramo biri mu gashashi k'umukara bimaze kuvamo aho byabaye nk'igitangaza ni uko twasanze ijipo ye yambara akajipo gatoya baragakaseho dusanga kagatambara kari muri ibyo kameze ngako ku ijipo ye nabwo bituma barushaho kunyemera iyo bintu batahuruye hari harimo udutambara dusa n'ijipo yambara kandi tuyirebye ya jipo dusanga binakaseho nawe abona ko ndaho nahurira n'ijipo ye mu nzu harimo pavoma naho hari muri sima ariko bisesetsemo ku buryo kwakundi kusikariye ngo kusikariye ya nyuma hari ko isima ibaga yarahomotse bikajyamo gutyo bikajyamo n'ahandi hambere ho kwari gusatura ahandi ho harimo kubicomoramo twabaye nk'abarima ku ruhande ariko tugira ubwo dukuramo ibintu by'inzara amasara amafu n'ibiki muri ubwo buryo ubwo birushaho kubangira igitangaza nawe na n'ubu ajya avuga ati twabuze umuntu mu idini Isiraheli yari umuntu ukomeye ati na n'ubu niwe utuma ngenda ni umuntu w'Imana iwacu hari benshi byabayeho muri ubwo buryo imbano zaje gukomera bitewe n'igihe cy'indambara n'abantu bamaze gutekereza iby'indambara n'ubundi ubwo abantu bumva ko bashaka Imana mu buryo bushoboka bwose ku buryo twajyaga mu icyumba kikuzura n'abandi bakajya hanze natwe hari aho twajyaga gusengera hirya no hino
ariko ubwo twakoraga ibyo ngibyo natwe no kuvunika twaravunikaga twiyiriza ubusa tukajya twikorera ibiti ngo turi kubaka insengero ngo ariko ibyo tukabikora twumva ko ari umugisha turimo gukorera Imana n'ubundi ubwo abantu niho barushaho kongera igitangaza bakajya bazana abantu barwaye tukabasengera twari abantu batatu witwa Murenzi n'uwitwa Sengiyumva Jafeti tugafatikanya gusenga babantu tukiyiriza abantu bagataha ari bazima bityo ariko inyungu nyinshi uko nazibonaga muri ibyo ngibyo zubakaga icyo bita idini twe nicyo twabonagaho wakibona gusa naho ikibye kuko niba ari uwo mwasengeye amashimira ibyo gushima yarabizanaga akabitura ku idini twe bakatwemera muri ubwo buryo cyangwa idini ryakwibuka ati nimwe mukora umurimo niba baguhaye na 5 niba baguhaye ni muri ubwo buryo ariko ibyo byari binatureba twe byitwaga ko dukorera Imana ibyo kandi bikaba bihagije ubwo uravuze ko ratubwira n'abandi ubwo tuvuze babiri b'Urubavu noneho abandi babiri ahandi habiri nereka fatirwa Rwamagana n'igitaramo bo Rwamagana nahageze kuko mbere nabaga mu kigo cy'abatabona cy'i Masaka i Masaka aho ngaho nahamaze imyaka 2 niga iby'abatabona bo nari ndiduwaye w'abatabona aho ngaho twigaga turabandi 119 ari njye weduwaye kandi aho ngaho narasengaga abantu bagaturuka hanze bakaza muri icyo kigo cyaho ngaho i Masaka ubwo aho ngaho i Masaka nyuma yaho nahaboneye naho amayoberane ya Satani hari umugabo witwaga Robert Kayanja wo muri Uganda haje amapublicité avuga ngo hari umuvugabutumwa uzaza ukomeye uzaturuka muri Uganda ngo icyo gihe ngo bizizahumuka ngo ibirema bizagenda bipfa amatwi bizumva cyane ko cyari ikigo kirimo abantu bafite ubumuga ibyo nabyo turabyumva tubwira abadukuriye ngo muzatujyaneyo natwe turebe ko twahumuka ubwo ariko niba ari uwo yaba ari bafitanye komisiyo nje ubwanjye kuko ari nge wari uyoboye aho ngaho ariko impamvu nabonye ubwo buyobozi nuko nge nabichishoza kwa muganga barapimaga bakabona ndabona n'ubundi ngaba nemerewe kuba muri icyo kigo kubera ko ndabona ariko ku maso bakabona mbona nguko ubu nandeba n'ubundi bikaba byatuma mba umuyobozi w'abandi noneho uwo mugabo namanje kumugeraho ubwa mbere ndi hamwe na kontabure wari nk'intumwa y'uwo Robert ambwira ko nanjye hari icyo Imana igiye kungorera kwagiye ngo mu Imana yamutumye ngo yumvise ko nanjye ndi n'umukozi w'Imana ngo ariko ngo ibyo ngo nanjye ngo hari icyo Imana igiye kungora ngo mbumuke burundu ibirimo bivemo atariko biravamo ngo narangiza gusenga ngo akavuga ngo Imana ikoze bitangaza nanjye ngatera hejuru ngavuga ngo ndahumutse ngo aho ngaho ni Imana iri butangirire nanjye mbe mbumutse n'ubundi nambumuye ibyo mbigenderaho ndazi ko hari n'amayoberane nzi ko ari n'ibintu biri bube n'ubundi na kontabure we bari bafite ibyo bavuganye ubwo abe aragize twageze muri icyo kigo stade yari yuzuye abantu harimo n'abapfunyitse amabasha bagashyiramo n'amafaranga niho cyabereye muri tribune hari huzuye mu kibuga hari huzuye abantu ukabona naho ushyira ikirenge gukimore baje kwakira ibitangaza yavuze ubutumwa amaze kuvuga ubutumwa
abare nyuma yaho baravuze ngo isaha y'ibitangaza rero ngo irageze ngo buri wese nakore aho yumva ababara. Niba uri ikiragi ukore ku munwa, niba uri imbomyi ukore ku maso, aho ikibazo cyawe kiri. Ubwo nge nakoze ku maso nzirikana na cya kindi yambwiye. Ubwo arasenga ngo amaze muri uru rugo yari amazemo iminsi icyo gihe hari umunsi wa nyuma wo ku cyumweru, ngo Imana irimo gukora ibitangaza, ngo nanone niyiheshe icyubahiro, niko yasengaga avuga, ngo bimenyekane ko ari Imana, ngo kandi ngo ibyo yakoze ngo birahaje, ariko ngo n'ubu niba hari abasigaye ngo hari icyo wakora ngo izina ryawe rikakomeza kwamamara. Arangira ngo ndagushimye Mana kuko urangije kubikora. Arangije numvise sitade yose mbone irabyinye, numve induru ibaye nyinshi, ariko nge ngifashe ndavuga ati ubwo rero mbona ndikure, kuko urugero rw'amaso yanjye rufite aho rugarukira, aho rujya rugarukira, ngusoma niyegereje ariko ngasoma nyene. Ndavuga ati reka nanjye nihereze ikizamini ndebe ko ndeba, nirengagiza ryari yabwiye, mbona binakimeze kwa kundi, ariko mbona uburema buri gutimbago, hirya mbone buri kugenda. Ndavuga ati kandi nanjye yabwiye ijambo, nimvuga ngo ndahumutse, nanjye ndera hejuru, ngo nanjye ndimo ndareba nawe ko tabure abara subisa ati dore ngo uwundi n'ibiki byose. Ubwo barambamagara bambere zizame nguki ziki, nanjye ndavuga ndabwo nabonaga babaza kontabure, nabo barabamundi yabonaga, none ngo dore arimo arareba, bafata ibitabo barandika, abanyamakuru bari bahari. Yego. Icyo gihe byigeze no kujya bica no kuri televiziyo. Ubwo noneho abanyamakuru bari bahari barandika, noneho birumvikana ko abantu bashobora gusobanukirwa ibintu babona ku mateleviziyo by'ibitangaza. Biriya by'ibitangaza biba bifite ibishuko byinshi n'uburyarya bwinshi utabasha. Kandi wari wakize, aho bari bakubwiye bati niwumva tuvuze ko abakize batanga ubuhamya nawe uhite uvuga ko wakize, ati nta nibwo biri bukunde, kuko n'ikimenyetso cyitwaga ko mba mu kigo cy'abatabona, kandi nta muntu ubamo utabona, udafite ubumuga bwo kutabona. Ubwo kandi n'ubundi ko wari waje umeze niko nari ngimeze, ariko wareba no ku maso nuko ndi gutambuka, wareba bagenzi banjye twari turi kumwe, ukabona banaratsiratsije, bakafata uriya w'Imana imukoreye, kandi nda nicyo bari babasha kuvugira aho ngaho. Ariko mu kunava aho ngaho ibyo nabifashe gutyo, iyo Satani yagufashe ntabwo ubasha gufata amayoberane y'umwanzi. Ntacyo nigeze mubaraho ngo mvuge ngo urano guteka mutwe cyangwa bimeze gute, babifashe gutyo nanjye mbifata gutyo. Niko nawe nyine utarasobanukirwa ukuri, ubwo rero ntabwo wamenya ikinyoma kandi utazi ukuri kabisa. Burya Bibiliya aho ijambo ryo rivuga ko aho umucyo uri umwijima uhunga. Ubwo rero navuga ngo nawe wari ukiri mu mwijima, uhuye n'undi mwijima, n'ubu ntacyo byari gutanga. Ubu nibwo wajya wamenya mu by'ukuri ibyo ngibyo byari biki. Yego. Ubwo noneho aho ngaho niho ngimara kuva aho ngaho i Masaka tuhamaze imyaka 2, batwohereje mu rugo, ariko ngenza kubona akazi k'ubukangurambaga ku rwego rw'igihugu, kugenda ndamenya aho abatabona bari, bituma ngomerezaho ivugabutumwa. Najyaga hano Nyabugogo ku nzu y'amashyirahamwe, hariho biro y'abatabona, ngagenda ngahafata amatike, ngajya gushaka aho abatabona, ngagenda ngavuga ubutumwa. Niho nari ngeze rero uburyo kinageze Rwamagana n'igitaramo. Reka tuze gukomeza nyuma y'akaruhuko n'ubundi, reka tumwe dufate akaruhuko gatoya, hanyuma tugakomeza tugaragaza noneho uburyo wakomeje kugenda hirya no hino mu ntara, n'ubundi n'ibintu wagiye ukorerayo, mu by'ukuri abantu batekereza ko ari ibintu bikozwe n'Imana ndetse bikomeye kandi bitangaje kabisa.